Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana, ndashima Rurema, ndashima abantu mukunda Ketchup TV show, ndashimira abantu mukunda Ketchup muri rusange, abantu mukunda Nira na Asmani, abantu mukunda Latifa, abantu mukunda famiye yanjye, Mana yanjye, ndabakunda ndanabashimira cyane. So tugiye gukora prank rero. Muri uru rugo hari njye na Asmani gusa, abana bagiye muri vacances na Nira ahita ajya muri vacances, nitwe duhari twenyine. Ngiye kumukorera prank imeze gute? Ngiye kumubwira yuko nshaka ko yiyogoshesha byo kwiyenza. Mu by'ukuri ntabwo umusatsi w'umuntu, buriya nuko abantu tugira ibintu tuba dushaka kugenderaho bigiye bitandukanye, ariko umusatsi w'umuntu nta hantu uba uhuriye n'ibyo akora. Bimwe abantu bajya bishyiramo ngo umuntu ufite ngo dread ari umugabo, ngo ntabwo aba ari umugabo, ngo ibikebuya agiye uba usanga ari umugabo uhamye kuruta wa wundi wiyogoshesha. So biterwa rero n'uburere bw'umuntu cyangwa se n'uko Imana yashatse ko bigenda. Nta hantu umusatsi uba uhuriye n'umuntu wa nyawo, kimwe n'imyambaro migufi, murabizi. So Asmani ari gukora amasuku, dufite gukora amasuku cyane hano iwacu. Rimwe tuzabasangiza ka vlog twakubaye mu mirimo, ko dufite umushinga wo gukora isuku nk'aho twimutse rero. Ariko njyewe ngiye kugenda, hari umushuti wanjye tugiye kujyana, niwe uri buze kumfata hano. Ntabwo iyi prank iraza kungora, uburyo ndi gushaka kuyisozamo byasabaga kuba hari uwundi muntu hano hantu, ariko ntawe, nta kundi nabigira, kambikore mu bushobozi bwanjye. Ndabakunda cyane n'umutima wanjye wose, Imana ibahe umugisha. Amavuta yashize, ikintu nari ngiye kujya kukijugunya, niyo mpamvu mubona ngifite. Ubu rero twagiye gufata akabaga n'ibindi bintu byose nkeneye, ubundi mubane natwe mwiyiteho. Asmani arimo gukoropa, arimo gukora isuku hariya muri dushe, niyo mpamvu nashaka kuvuga cyane. So mubane nanjye rero, hari igihe umuhungu yaza kurakara akampereza ubugome kumbaye. Umwana w'umuhungu w'abandi nimubwira ibintu byo gukuraho imisatsi ukamereza nk'ikigumi. Abantu mujye mwitondera prank, hari igihe ushobora kubwira umuntu ibintu bikarangira kudunze. Kuyireba mbese Asma shatse ko nari nditaye harimo amavuta, mbanze nyisige. ariko nakwitabye mawuju, ndashaka kugira nanjye kuvuga ngo njugunyire rino cupa, none ndabona harimo amavuta. Gusa uwo muyaga ngiye kuvuga ngo njugunyire iri cupa, ariko ndabona hakirimo amavuta. Ariko ndashaka nimugoroba uze guteka ifi tugosheje, tuyirishe makaroni. Ejo noneho amazi naba yaje nibwo tuzateka bisanzwe, ariko tuzateka ibintu bike. Ikindi hari ikintu nshaka kuvugana nawe rero, wegera hano. Hano hantu hari ikintu cyitwa ibinyoma. Ndashaka ko, sinzi nimba mbyita ngo uramfasha, sinzi nimba mbivuga mu buhe buryo, gusa ndashaka yuko umbabarira ukumva ibintu ngiye kukubwira nta kunjyana mu nzira nyinshi, sibyo?
sinshaka ibintu bya stress, sinshaka ngo nce aha ngaha nce hino umbaze ngo kubera iki n'ibiki. Asuma, nshaka ko ufata, njyewe nafashe umwanzuro, nawe ufite gufata uwawe nimara kukubwira ibyo ngomba kukubwira, wo gukora ibyo nkubwira cyangwa se ukareba ukundi ukuntu bigenza. Harimo amahitamo abiri. Njyewe ndashaka ko ufata, niba ufite amafaranga yawe yakoreshe cyangwa umbwire nyaguhe, ugende ujye muri salo bakogoshe, ugire umusatsi muke, ukuremo ibyo bituta, n'umusatsi ntuguma hari mwinshi, bakogosha umusatsi muke kuri ujya ubona nka tari hameze cyangwa meka muke kabisa, aba ariko umera. Ibyo njye ni icyifuzo cyanjye. Niba wumva bikugoye wishakira umusatsi, ntabwo turi bubashe gukomeza gukorana. ese mabuja ikibazo cy'umusatsi ni ikihe? Uri kumva ni ngombwa nangiye nkubwira ngo sinshaka kumbaza ngo ibiki n'ibiki, none ni nacyo uhereyeho. Njyewe ubwanjye ntabwo nshaka gukomeza kukubona ufite imisatsi. ese mabuja igihe tumaze cyose dukorana nibwo uyu munsi ubonye ko umusatsi ukubangamiye koko? Ushaka ko tubivugaho cyane? so nimba wenda umusatsi ukubangamira ntabwo nigeze mbimenya. Nyine ushaka ko tubivugaho cyane mbikubwira? Umusatsi sumbangamira kuko sinkusanga mu biryo, ntabwo nkusanga ahantu hose watakaye pe, ariko ntabwo nshaka kukubona ufite umusatsi. Sinshaka kukubona nk'umuhungu ufite umusatsi, none nk'umuhungu tubana ntabwo mbishaka pe. Wowe urahitamo gutereka umusatsi wawe ngende dukomezanya akazi, cyangwa se dukomezanya akazi ariko nta misatsi. Wowe urahitamo ikikoroheye? ese ubwo mabuja icya mbere ni akazi, kandi nta kintu nyine ndumva narenzaho nyine ni ukwiyogoshesha tu. Ubikore kubera ko nuko aka kanya nabikubwira ukabikorana umutima mubi uvuga mu makame nawe agira umushaya n'ibiki byose, ariko Asuma nta misatsi pe. ariko mabuja ubu nanyuriyemo ukambwira wenda n'ikibazo. Ikibazo ni uko ufite imisatsi, njye ntayishaka. Ikibazo ni uko mfite imisatsi? Yego, njye ntayishaka pe, sinshaka iyo misatsi. ndagukuraho nta kibazo, nzi ko icya mbere ari akazi, kazi niko kaduha no kuba uwufite ni akazi. Ubikureho rero. Udafite amafaranga niwo musatsi ntiwawugira. Nyine se wakora amafaranga yo kuwukoresha nta kazi ufite? Ubundi se waterekaga umusatsi ushaka iki? Wumva ubikunze? ese mabuja umuntu atereka umusatsi kugira ngo nyine urawukunze, ndakureke nkureke ubigumane. kandi wumva nyine ntawukuraho n'akazi nkabura? Nese ninjye njyenyine ufite akazi urakabona ahandi, n'abandi barakaguha, hari icyo bitwaye? ahubwo se sinabanza nkawukuraho nkabona gukora ibyo ngibyo namaze gukura. niba ufite uburyo cyangwa iki simbizi, genda uwukureho pe. Ariko Asuma nugaruka nabwo wasizeho imisatsi ireba hariya hejuru imeze ukuntu, nabyo ntabwo biri buvemo. Igishoboka ni ugukuraho umusatsi ukagira agasatsi gakeya kameze neza, aho ho turagumana. Ariko nubihambura nabwo reba ukuntu umusatsi wawe ungana, ukawurekeraho uhagaze uraba ari mwinshi. ariko mabuja nubwo ngiye kuwukuraho sinumva ikintu cyaba mu myaka ingahe tumaranye, numva ikintu cy'umunsi umwe wahita uvuga ngo nkureho umusatsi. Njyewe yego se ndi kuwukuburanye ndawukuraho, ariko biracanganye pe. biragucanze none? Urumva wacangamutse? umunsi umwe ugahita wiyongoza ngo nkureho umusatsi, wafashe n'umwanzuro ngo ntawukuraho ngo duhite turangizanya tureke no gukora. None Asuma ngiye ndimo ndakubaza, noneho reka tuganire nk'abavandimwe. Umusatsi nyine mu gihe uwufite uba wumva wishimye? umuntu wese iyo afite umusatsi bitewe n'uko buba bukunda aba wumva yishimye. Noneho icyiza ni uko nakureka ukawugumana. nyine bishobotse wandika nkawugumana, ariko ubwo urumva ko kubangamira, kandi nanjye nkaba nshaka akazi ndawukuraho. Urambangamira kandi nta nubwo nkushaka pe. Ikintu cyiza gihari ugenda uwukureho, usigaho agasatsi gake, cyane nimba ukunda n'uruhara urushyireho, sibyo? reka nzane inkweto mbanze njye kuri salo. Narinze ko
ko umuntu ari burakare akavuga ati njye ntabwo bikunda n'umusatsi wanjye ntabwo ariko uri bunsige hano ntabwo nsiga hano uretse dusohokane cyangwa se ahubwo se ubwo biragenda gute ntabwo nsigara hano kubera urufunguzo urabizi nta wundi muntu uri hano kanyine nyinga ndutwa njyewe se ndaba ndi njye inyuma y'urugi ntabwo araza kumfata ubwo ndaba ngenda urindira namara kumfata ugende reka mbe nzishyize hariya ku muryango imisatsi ubu ngubu mu mutima wawe uricara uvuga uti mama kami ni mubi ni umutindi n'umuhanya ni ibiki ya kubera akazi ntabwo ibyo nabivuga ariko nabuja nawe bitekerejeho urumva reba igihe umuntu aba ateretse umusatsi avuga ati wenda igihe cyazagera agasukamo n'izo direde akabona amafaranga ushaka gusuka direde kuki se utazisutse uwo nguwo ufite si mwinshi uzi uko wowe undusha umusatsi wari ukiri mukeya ni mwinshi kuko nawe njyewe undusha umusatsi n'izo direde zavamo iyo uza kuba arizo ushaka ari kuba warazishyizemo ahubwo uba ushaka uhindura utuntu n'ibiki byose kandi si umusatsi gusa ngiye kugucaho hari n'ibindi bintu wowe ubyitege hari n'ibindi bintu kabisa ibintu mba mbona nkabona sinzi sinzi kabisa ikibazo gihari ntacyo uzi gusa nubwo ndi kubikora mbyikorera nawe ndi kubigukorera mu myaka iri imbere bizagufasha ariko ubu ndabizi ko mu mutima wawe umugome wa mbere uzi ari mama kami kugeza aka kanya kubera ko umubwiye ngo ukureho umusatsi wintekerereza wenda ariko ubwitonzi ariko ufite n'ubwikira bisanzwe nitonda ukuntu bigiye kugenda cyangwa se kugira ngo byorohe bidatwara umwanya njyewe reka ngende njye kumureba antware hanyuma nawe ufate ufunge nawe hanze ugende asoma kwiyogoshesha ntabwo ari umunsi wose sibyo urumva barabanza no kumpambura naho baguhambura ntabwo ari umunsi wose ugende baguhambure bagusuke nako bakogoshe amasaha 2 cyangwa isaha n'igice wenda kuko bari abandi bantu biraba birangiye ubwo natatu kubera ko barananyuzamo bakoza isako koga mu mutwe bisaba isaha iri cupa ntuze kurijugunya uze kurirekera hano mereza ka gakombe kanjye cyangwa ese bakamera nkareka kujyanisha n'intuza nakarimo karihe cyangwa ntabwo kogesha mbabarire sinze kugaruka ngo mbure umuntu sibyo ahubwo mpabuja n'amafaranga yo nagura n'akagofero kugira ngo nzamuke nashyizeho ariko narumiwe ingofero se yo ni iyiki numva aba bantu baba bamenyereye mfite umusatsi ariko basuma nawe ku myaka yawe ubaho kubera abantu utekereza ku bantu ntabwo mbaho kubera abantu ariko umuntu aba asanzwe akubona ufite umusatsi umuntu aba asanzwe akubona ufite umusatsi mu munsi umwe buretse nyumva mu munsi umwe akabona wavuyeho muri iyi minsi yose umaze wisukisha ugira ibyo ushyira mu misatsi yawe baguhaga amafaranga none niba ari n'uruhare uzamuka urufite utangire ubimenyere ahubwo wowe ubimenyere ureke gutekereza abandi bantu byibura uvuga ngo basima ku mafaranga ngura ingofero kuko numva ntari bubashe kugenda kuko ntimenyereyeho kwibona ameze gutya ari wowe ku giti cyane kubikora ariko ngo kubera abantu se ni ibiki abantu uzabubahe ariko ntugakore ibintu uvuga ngo abantu se babanezerwa abantu ubuze imyaka ufite ubwo uzahora ukora ibintu kubera abantu kuzageza ryari ntabuja cyangwa se ndagiye mu kanya ujye cyangwa ubireke kugenda kubwira ibyanjye kuko arifata akakubwira ngo wiyogosheshe kuko kubera ko ngo afite agukoresha umusatsi ntarawusanga mu biryo umusatsi ntarawusanga mu ntebe muri salo
Asuma urimo kunuka? Yego, wapi ubwo uri kunuka? Yego, sinakumvaga se mpagaze hariya ku idirishya, uri kunukira mu matama. wumvisemo igitotsi bawe Ngako ngo buriya ngo uraruzuye. Yego, njye ntabwo nuzuye. ibyo bintu urabizi ko ntabivuga mabuja, urabizi ko ntabivuga ibyo bintu. Ariko narumiwe. Nawe mpagaze hariya ku idirishya rega nubwo utandebaga. Nakumvaga uri kuvuga ngo buriya uraruzuye. Ni njyewe urimo kubwira ngo ntabwo nuzuye? Yego, barumbwiza ukuri. Ibyo bintu ntabwo nigeze mbivuga. Wari kuvuga ngo iki? Wari kuvuga ngo iki? Nari kugira abakwaferi nyine. Wari kugira abakwaferi mu biki? Hari telefone ufite ahangaha ngo wari uri guhamagara? Asuma uzi n'ikindi? Sohoka ugende. Sohoka ugende bakogoshe. Hanyuma nusoza uze kumpamagara. Urufunguzo ndaho umumotari aruzana. Siko bimeze? Noneho ugenda unuka inzira yose. Wowe uratinyuka ukavangura? Kuri ya saro yapfiriye. Nushaka ujye kuyarugura iriya cyangwa iya Nyabugogo. Handebera. Wowe urimo uranuka? Vayo hano ariko ubundi. Sinabuje ko kumvise. Vayo hano. Iki gitondo kimeze gute koko kuri njye? Uko cyaba kimeze kose. Wowe urimo urambwira ngo ndasohotse ngeze hariya rega nakumvaga nakurebaga ko ndabizi neza ko nkubwiye ibintu bigukomereye. Urimo uranuka rega nta n'isoni wowe. Ngo ndi umusazi. Aho jawe impimbira ko sibyo. Wavuze ngo ndi umusazi? Ibyo bintu urabizi ko nabivuga. Ubusazi bwanjye rero ni ukuntu umeze. Genda bakogoshe. Uraramuka usizeho n'umusatsi ufatika Asuma. Turabipfa. Noneho akazi urakabura waniyogoshesheje. Ubwo se kugira ngo nkabure. Ariko kugira ngo ukabure nushaka ugende. Yego. Garura hano icyo gituta. Gusa mabuja kuko waretse niba ajya kwiyogoshesha abagenda cyangwa se ukambwira ati nabyemeye wabyemeye ko mukumana nkaguma. Byari prank mwana. Garura igituta cyawe. Ngwino hano. Ngwino abakiriya bakurebe. Icara cyangwa uhagarare. Ndapfuye noneho. Asuma byari prank mwana. Ntabwo ukwiyogoshesha umusatsi wawe wantwara iki mana yanjye. Byari prank pe. Sibyo? Byumve pe ihangane. Sibyo? Ubyumve ko ari prank. Asuma? Asuma? Byari prank mwana wirakara. Sibyo? Byari prank ntabwo umusatsi wawe ngiye nta kintu wantwara. Habe na gitoya pe habe. Ubyumve kandi. Ntago umusatsi wawe ari ukora. Asuma neza kujya kumvugisha. Njye nari nzi ko ninkubwira ngo ujye kwiyogoshesha uri bunkatire ukambwira uti uramenye umusatsi wanjye n'ibindi bindi. Uyu minishyo wayikuyemo. Abantu mwarebye prank ndabashimiye ndabakunda. Bye bye.